ikirere kimeze nabi ngo barahagera amasase karimo gukora ikirere kikaba kimeze nabi barabangukara hanze mubaze acamura ese bikamunyagira noneho se yabaye iki imvura iri kumunyagira se oya yanze no gucamo pe kamutegereze ariko ndanamukumbuye pe so barangira ryari kanegerezeho gatoya ndebe ariko abiretse yaba nengushye kandi mukumbuye kamutegereze ndebe wenda ubwo imvura irimo kugwa yahagera vuba ariko nabanguke pe ni ukuri ndamukumbuye ndamukumbuye na cyane pe imvura ndebe igomeje kugaragara nabi ikirere ndabona kikomeje gusa nabi se shere ndamusanga yora abakobwa b'iki gihe nabo kubabona bisigaye intambara ariko n'aka kavura kabigezemo uruhare mbanze ngereyo se barimo rako ndi batenze kuza gukingura barimo ra cyabagiye kurya umuganura reba fone yenda kunzimana se Mire sheri we mana we meze neza cyane nayenze ko nta muntu urankingura ku gipangu oroshye nkuremo udukweto kugira ngo nyihangane ntinzeho gatoya erega n'ikirere cyane ikirere nabonaga kimeze ukuntu sha nanjye nari nzi ko utari bwaze kanaherekane nk'amanga numva nta muntu urimo erega nari nihebye ongera usa n'umuhoberaho nyamuneka sha nari ngukumbuye bizi njyewe n'ukuri kw'Imana ariko se buriya inaha mubayeho mute ko mbona imvura imeze nabi sha imvura imeze nabi none uyu munsi ikirere sinzi ukuntu zari reba isaha amagereye yo yawe ni saa ngapi saa 10 ibaze kwe ako n'iki kirere cyabigezemo uruhare erega imvura yari yanakuje none se shuba imeze numva urukumbuzi ari rwinshi baba we kiborengeye ubu nari ndi kwibaza ahantu uri nari ndi kwibaza ukuntu byagenze buryo nantekerezaho cyane nari ngiye kurwara akadege burundu rwose no mu rugo duherutse kugira ikibazo dupfusha mama wacu biri mu bintu byatumye ntaza kukureba ubwo kubera kitambwiye ngo nze kuba reka fone yanjye yari yashizemo umuriro kandi urumva ibintu bya challenge n'iki so byatumye rero ntapfa kuboneka nakundi mwakiriza ikisi ebye ngiye mu muryango wacu dukunda kwirira ibifenensi kibaye gihari nta kijogora si igifenesi nagikurayo ko ariko nakugoye mwanyakiriza ibihari nta kibazo ubundi ntabwo naringize cyane mu rwego rwo kugira ngo dusabane erega ntasukura ntabukumbuyeho akeka mumagare wa mukozi wanjye ndebe ko hari icyo umukozi urebe ko bya siporo we kadogo we kadogo akigoryi kadogo Ego mabusha naje umukozi
mfite umukozi ubu se ntabwo ari kunyumva ko ndi shaka umukozi w'ikigori Mabra. ako se ubigenda naguhamagariye Nari nkwitabye. no se witabisha amakuru ako wajya ubundi ugenda ureba None se mabra ngaha yari umuntu. none se wabonaga nta muntu uhari Ntabwo namurebaga. ako mana yawe Nawe narebaga da. Uyu usa n'uwe. Mabra idebire. Kumbona risa nk'amabandi Ibyo yazi ntabwo ko bikureba. uyu n'uwe he. ibyo ntabwo bikureba Njyewe se. wowe nyine Njye birandeba kuko ni inshingano zanjye kukurinda. inshingano zawe hano ko nagwaye akazi k'umukozi nagwaye None se mabra njye ntabwo ndi umuntu. no se gute abandi Awa. bita ngo ntabwo ari abantu wowe ubwo uri umuntu bakuvanye mu ntara iwanyu none umaze kugera iyo ugera utangiye kujya wijugunya Nacyo. unyicayeho ngo naho intebe nk'iy'abakaberege Nabonaga uri intebe kuko nabona gusa nk'intebe. ndebera mu guki Nabona gusa nk'intebe no si Uvuze- umuntu. uvuze ndabona ndi igisimba se wihangane hari igihe biba biducarenjinze ariko Mabra ntabwo ndebe. wikosore Mabra ntabwo ndebe. kurebera ngo Mabra ntabwo ndebe. urebera Ku izina ry'Imana njye. Ahubwo se mu murima wawe. ubu genda yemera mumbwire Reka mu nkubwire. murima tuvugane ndashaka ko usohoka ukagenda ntacyo ukimariye pe Mabra njye. oya niko Ugende bimeze ntacyo uve mu rugo ukimariye. None se ndavanganje he. urwo njye ntaruba mari urajya ahandi urajya gushaka ahandi ase akazi sheri kuko ntabwo mbwira amafaranga ubishoboye. mu murimo mwishyura atahe kuko nta mukozi umurimo Reka nkubwire Mabra. Uyu nguyu yaje nsanga mu rugo. ceceka Uyu nguyu impamvu Mbese nuko dufite wakira ni abashyitsi? kuba yahagusanga Mwakirize mwakirize cy'ubundi ho. hari igifenensi se Wabizanye se? Abuno y'ihene. Ndazanye none ibifenensi se wowe wa. umucoma yarayanze Reka nkubwire Mabra. Hazagira ingegera yongera kwinjira. ariko iyo ukabitinya wumva ntabwo ufite uratinyuka ugatuka sheri wanjye hita unahaguruka ugenda None se wa mugabo. haguruka ndafata ibintu byawe byose burundu Yego ndi kubyumva. vuba ahubwo Njye ndi kubyumva. Ubyubahiro byawe mu butware bwawe ufite muri uru rugo sibyo? Njye musabye. we kadogo guceceka ntabwo nshaka kumva ijambo ryawe Nakumvisha Mabra. ubu tuvugane Yego. ngiye kukwishyura amafaranga yawe umvire mu rugo Mabra uranyirukanye. njyewe ndashyiraho n'imperekezo ushyire nyoko ibirayi mu cyaro ajya abirisha ubugari ndakwirukanye imbesire nk'izi ngizi ntabwo tuba tuzikeneye muri ino kigali Noneho. Sunyirukanye. nakubwiye ngo Yego. genda ufate ibintu byawe ubundi uze mwishyure ugende ameze nk'umukozi twari dufite bita kirindirindi nawe yari ameze nk'uyu nguyu Mabra. niyo uhaga abashyitsi Reka nigendere. genda uzinge ubundi uze mwishyure ndanagushyiraho ibigori ushyira mukecuru iya mubakuraho mana nanjye sinzi pe twigeze kuzana umukozi twarangiye n'umumama twari duturanye bamwita kirindirindi bamupeti yashoboka kuba yarya wenda nk'ikiro cy'umuceri uriya we noneho si no kurya gusa arambangamira ahantu hose naramwihanganiye kuva kera